imodoka ya RIB yo ndabona imaze kuhashyika ni ku isaha y'isa moya n'iminota 45 nibwo ndi kubona imodoka ya RIB isesekaye hano ku rukiko. Umupolisi ndi kuba ari we usohotsemo, nge ntabwo nari nzi naho imfungwa cyangwa abantu bakiri gukurikiranwa baba baherereye. Ni rubanza twaje gukurikirana n'urwa Miss Muheto wabaye Miss Rwanda muri 2022 hamwe na Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta. Abo bose bakaba bari bakiri mu maboko y'ingira ngo y'ubugenza cyaha. Ubu rero nibwo tugiye kujya twababona ubu ngubu ku rukiko mu gihe cyose cyari kimaze iminsi kivugwamo ko bari mu maboko y'ubugenza cyaha. Ubu nibwo rero barimo bafungura ngo abo bombi niba bazanye cyangwa niba rumwe waje undi araza kuza nyuma ntabwo tubizi. Ndi kubona kano kanya ugiye gusohokamo ntabwo tuzi ngo ninde. Ni ndabona ari Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta ariko sohokanyemo umuvuduko mwinshi cyane. Nyuma ye sohotsemo Miss Inshuti Divine Muheto niwe usohotsemo bwa nyuma. Ndabona ariko na fresheri zikiri zose. No kuvuga ngo rero ahangaha niho dusubiriye twebwe. Reka dukomeze dukurikirane ku rubanza rumeze, imyanzuro ubwo turaza kuyimenyeshwa nyuma uko byagenze. Itegeko noneho buriya Miss noneho no kuba bivugwa ngo ava ngo mu miryango y'ukuntu gutyo buriya bishobora no gutuma hanwa cyane kurusha uko nibi byo kunywa inzoga. Oya nkeka ko oya iki miryango cyo nago gikonta buriya urukiko icyo nukuri nago nkubeshye ukuntu twakoranaga amakosa n'abandi bana nitwe binikaga badutimburaga kugira ngo abandi bana bataza kuvuga ngo so umwana ngo wa mwarimu se ukaba intangarugero kubitemwe bita intangarugero. Ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije kugubwa neza cyane. Ni kuwa kane turi itariki 31 no kwezi kwa 10 2024 na Iris TV nkibisanzwe iteka ni updates nkibisanzwe ni buri munsi kabisa. Yo twabonye amakuru bari kugenda bikora neza, ndi kumwe na Tonalite n'uwundi imbere kuri screen muramubona, ariko nanone byinshi turi bugende tuganiraho. Harimo Miss Muheto Divine wamaze kugezwa imbere y'urukiko, tuzaza no kuganiraho kandi kuri byinshi kuri Fata ku mavuta, dore ko nawe yamaze kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo atangarizwe ibyo aregwa. Tonalite karibu. Komera Blaze. Ese ko warakaye? Oya nta kurakara ubu twinjiyemo twaje. Urumva ukuntu uza niyo ngofero ya sogokuru wawe ngahita mvuga nti karabaye noneho. Iyo tuje ku bintu bya Muheto byahinduye isura. Nari naramwihorereye kumuvugaho kuri iyi mihanda, nabonye rira amaze kwandura yarajemo imyanda myinshi. Nkajya mwihorera kumuvugaho. Yego. None bibaye ngombwa ko tumuvugaho. Bibaye ngombwa ko uvuga neza uko bimeze. Kubera ko ubushize wari watubwiye ko ubwo uraza no kwivuguruza, uraza gusaba imbabazi kuko wari wavuze ko ngo oya je ntago nakubwiye ko twavuganye nta bindi nigeze nkubwira kubijyanye none se amakuru amwe mwayavanye polisi bitangaje ejo bundi ntacyo nivuguruzaho. Yego none se wari wambwiye ko ngo ameze neza ngadafunze, none se yarafunze cyangwa yaragikurikiranwa cyangwa si we wavugaga cyangwa yaragikurikiranwa. Oya ibyo biratandukanye, buryo bavuga ko ufunze wamaze gukatirwa n'inkiko. Yego bimeze po ariko yego ndaho. Ngira ngo amakuru yo ni menshi turi buganire, ariko biba byiriwe gute kuri street, biba bimeze gute? Ngira ngo wamaze kubona ko hari umugitifu Cesar Rusizi ngo nawe yaga yisengerera ngo le bébé. Rero kuva iyi nkuru ya Muheto yazamo kugira ngo nkurikirane izindi nkuru nta birakugoye. Nta nkuru nigeze nkurikirana yindi. Ngo no mugitifu ngo yari arimo
aca inyuma abagabo b'abandi ngo ariko sometimes akanabafungisha. nawe yarigeze nk'abapasitori ngo ni ugukamiza uragiye umushumba usambanya intama urumva ariko bigakubitana n'ubundi nuko ngira ngo buriya kuba ngo yarimurwaga bashobora kumufata bakamushyira hano ahantu hamwe akaba gitifu bakamushyira hano, urabizi ba gitifu ari gihe babasimbura babahinduranya aho bakoreraga bitewe n'imikorere myiza cyangwa se buriya hari n'igihe sinzi niba uzi mu kazi hari igihe iyo ufite nka so wanyu w'umubosi w'umukoresha mwiza tonari tukamunanira ukaba umusinzi akajya abona nyine imikorere yawe ntihwitse ariko kampani ifite blanche nyinshi burya aratekereza akavuga ariko tonalite wamwerekeza hakurya nkaba mwohereje Rusizi niba mwari Nyamasheke ntacyo nibashaka bagifunga akagucunga akabagukubise. twigendere ku nkuru za Muheto, twigendere kwa Muheto ariko wababaye cyane umujene we niba mufunge nibashaka bamukatira burundu. hari umugabo ngo yasambanyirije umugore kankireho gake wumve uraza kumbwira kugira duhite tugasoza twikomereza. wanjye bitese amahoro ndishimye ubyumve umutima wanjye urishimye. uriya mugabo ibintu yankoreye uwamumpa nkamubamba ku musaraba nka kurya babambye Yesu kuko yansenyeye urugo nkunda umugore wanjye aradutanya aramfungisha ashaka kunyikisha. ni umugome akabafungisha ariko Imana ishimwe rwose kuba yafashwe rwose. Ebana Imana ishimwe rwose ni umugome umuntu w'umuyobozi urongora abagore b'abaturage ashinzwe kuyobora yarangiza akabafungisha. ni umugome Imana ishimwe cyane rwose. Tonali urabyumvise n'agahinda gakabije agahinda gasaze aho Tonali wigeze ugira umukopine ngo nibura umushuti wawe guca inyuma cyangwa se undi mugabo guca inyuma ubimenye? Kirekere genda nakubwiye kuva kera ko umuntu aciye inyuma nababara uko afite umukopine mubi afite umukopine mubi cyangwa afite umugore mubi nibwo byandakaza. ariko afite umukopine mwiza cyangwa umugore mwiza ntacyo babintwaye nanjye namuca inyuma izi. hari umutipe twigeze kuganira kuri akantu nkako nese nturamutse umenye ko baguciye inyuma arambwira ati bro warongoye umugore wanjye naguca inyuma kuri bashiki bawe umugore wawe mama wawe kitwa igitsina gore cya famiye yawe cyose. umugani wa Kasuku ngo nuko nsanga iwanyu nambaye agasuma ngo ni kumwe na mama wawe. twigendere gitifu niba buriya nta gihora gihisha ku isi nta banga rihaba ngira ngo urabizi buriya hatinda igihe ariko ubundi ikintu cyose kizajya ku mugaragaro sinzi niba utajya ubibona hatinda igihe. Nuvuga ngo wowe Tonalite niba unci inyuma ku mugore wanjye bishobora gutwara imyaka 10 munshi inyuma n'abana ari abawe ntaramenya ko ntago buri gihe ukuri gusohora ba nyiri ikinyoma bakiriho. hari igihe bagikubita bagapfa mbere yacyo ako ni nabyo urya kuri ikinyoma kaza ariko bikamenyekana yego. So twigendere turase ku ntego ngira ngo warukomoje ku kantu ka Muheto wababaye cyane ntago umeze neza mu byukuri uri mu bantu bavuze ko Rwanda National Police isohora itangazo kuri Twitter ryavugaga ko Muheto afunze wahise uvuga uti reka tiriya Twitter ni ya polisi cyangwa wabyakiriye ute? So bwo wenda twahera kunoze kubijyanye n'igihe nahuriye na Muheto kubera ko n'igihe nahuriye na Muheto cyangwa umumenya yagiye twamenyaniye nawe then na character change wenda nyuma uko byagiye bigenda bihinduka gutyo gake gihe nkigera nahenga i Kigali muri 2021 ndakeka yego ni nabwo nanahuye na Muheto nko mu kwa 9 gutyo niba mu kwa 12 gutyo mwaho ngaho icyo gihe nari ngiye gukorera hariya ishusho TV iri bro turi abantu bayitangije nuko tahise tuyikomezamo icyo gihe hariya kiyobora muyoboke Alex yari ishusho multimedia icyo gihe niko yari imeze nabona ganditse ishusho multimedia Alex muyoboke niwe wakoragayo Muheto yakoraga kuri reception yaho yego ubwo rero nagiyeyo mpamagaweyo n'umujene wakoraga yitwa Gapore
mpagera tugiye mu bijyanye no gutegura ibiganiro bafasha ku bijyanye no kuruganizamo ibiganiro hariya. Mpageze hari twabanje gukora ibiganiro byari bigomba kujya bica kuri YouTube. Ubwo ariko tukabikorana n'ubundi na Muheto na ba Mercy Apani mu comedy. Undi mukobwa wo mu Miss. Nawe wigeze ajya muri Miss Rwanda, yitabira Miss Rwanda nk'inshuro nyinshi. Icyo gihe Muheto nta nzoga yanywaga habe n'akanyoto. Nta n'agahumuro. Ego. Kuko ni inshuro nyinshi twayaye icyo gihe namwe ngo nagira ndanywaga inzoga na nkeya cyane. Kari ubyeri nkabone gusa nkahita nsinda. Ari igihe timu yagendaga yose ariko nyine nta habe nabwo atoye. Ego. Bo kujya muri ntuze muri Miss Rwanda kugira yinjire muri Miss Rwanda kandi ngira ngo no kupatarangwa inzoga icyo gihe byaterwa na noze na BG we background yiwe kuzamuka kuko ni umukobwa yasoreje igahine muri Four Girls School ngira ngo abashene benshi barayiza ukuntu imeze kugira ngo inzoga biragoye no kugira ngo isohore umuntu utameze neza kubijyanye n'imitwarire isanzwe rubanda bavuga ngo niyo mizima biragoye. So yaje kugera muri ntuze muri Miss Rwanda nta na gahunda yari afite. Uwo Mercy kubera we yarasanzwe muri Miss Rwanda se bihogo Mercy kubera we yarasanzwe muri Miss Rwanda niwe wamubwiye ati ko ibi bintu wabigiyemo twabigiyemo Muheto avuga ati ibintu wabijyamo. Ari naho mpera mvuga nti ku bantu icyo gihe afite imyaka 21 ari naho mpera mvuga nti ku bantu bavuze ngo ni Miss ngo wateguwe cyangwa ngo Jori ngo abifitemo uruhare icyo gihe nta nubwo yaraziranye na Jori. Ego. Kuko nta rushanwa na rimwe yarigeze ajyamo rya Miss Rwanda ni nabwo yarakivira ku ishuri. Ego. Nibwo yari isoza secondaire. Yagiye muri Miss Rwanda nta gahunda yari afite yo kujyamo ari uwo mukobwa umubwiye ati twabijyamo tukareba ugapima tukirebera. Ego. Jya kwiyamamariza Musanze barapasinga. Abonye pass ari naho yahuriraga na na Jori. Jori kimukubita amaso ati turi kuri mwiza wa turi kizuba nibwo yarakimubona hari. So kuva ubwo rero nibwo batangiye kuvuga ngo Jori ngo yishe imigendekere ngo y'intuze y'ibijyanye n'akanama nkemurampaka kubera ngo appreciating umuntu ari imbere y'abandi ngo ni ikibazo. Ariko nabyo yaramushokinze nyine kubona uwo mwana nabwo yarakimubona yagombaga guhita mutangarira. So ubwo rero byarakomeje ubwo yarakiri kuza kwishomo gake ariko campaign imaze kuba ndende cyane ntago yarakigaruka sinzi ubwo yamenya yaramaze no kubyizera ko ashobora kuza Miss Rwanda. Ntago yongeye kugaruka ku kazi. Umuramubuze menya yaramaze kubyizera we ntago twese tuburana. Twarahuraga ariko ntiyazaga ku kazi nkuko bisanzwe. Ntago kutaza ku kazi nta kibazo twarabonanaga nyine na nyuma yaho. Dene ibyo birangiye aba Miss Rwanda yaba Miss Rwanda 2022 nyine amaze ku myaka 21 nibwo yarayifite kuko nuwa 2 buriye. Icyo gihe yakimara kuba Miss Rwanda ni nabwo haciyemo nk'iminsi nkingahe gusa. Prince Kid abarafunzwe. Ariko ku bantu babihuje na Divine cyangwa ngo niwe wagize ute ibirayi bazo yabanje kubigirana n'abantu bakorana nawe mbere. Ngira ngo uzi interview ya Jori ya mbere igeza korana na Murinda Habi. Baramwirukanye mu kanama avuga ati shase ngo ko yabigeza akarima ke. So byibuka Jori abivuga icyo gihe Nyampinga Muheto yaratari yaza muri ibi bintu. Muheto rero kugarurwamo ntago tuzi nako Jori agaruka muri Miss Rwanda ntago tuzi ngo yagarutsemo habayeho izihe discussion cyangwa izi agreement izihe. Yego. Divine abayinjiyemo. Akinjiramo nyuma y'amezi nkangahe gutyo nk'atatu gutyo Prince abatawe muri Kajwiga n'amajwi barasohotse ngo ni Muheto bavuganaga nawe. Kandi kuba ari Muheto yatanze amajwi nabyo biragoye. Oya ibyo ni no ku ruhande rw'ubugenzacyaha ibyo ntago hanini twabigenderaho. Ahubwo ikomereze tugende kuri Muheto cyane kuko ibya Kid byo biri apart. Oya birahuye cyane biraza guhurira hehe no gusinda kwa Muheto. Kugira ngo Muheto gusinda nta muntu udasinda. Kuko Muheto urabishyigikiye. Tubireke na nyange nanyoye nijoro urukumva. Muheto gufungwa kw'impamvu byabaye saga cyane ahanini no kubihuza ngo na Prince Kid niho ndi kugira ngo tubikoreshe mwaho ngaho naho biri guhurira aho ngo Kamangu iza beach ngo Kamangu ntago wayicika ngo ntago wafungisha umuntu ngo then wewe nyuma ngo bikugwa amahoro. Brez rukunyumva ndakumva neza.
Prince rero akimara gufungwa hari amajwi yiwe yasohotse kandi hari ibintu byinshi hano mu Rwanda bijya bibaho wenda ukagira ngo ntago bakuze ariko barakwihoreye hari kubura imbarutso gusa hari kubura ikibitera cyangwa se imbarutso trigger yego ariko akantu gato kugira ngo n'ibya mbere byawe nabyo bite bigenderamo so Prince rero nubwo buryo nawe ahita ko ahubuka nyuma za kwishinja icyaha baranakemera aracika yego gucika bura no kwemera icyaha kuva ubwo ngubwo kuva icyo gihe niho Muheto yatse ko tangira kuba nk'ikibazo mu bantu umukobwa ngo yaragambanye etc ariko biriya bintu ngira ngo wenda nk'umubyeyi wamuvebye cyangwa nk'umukobwa namwifuriza kuzabura nk'akazi kubera nka ruswa y'igitsina yanze kugitanga kakabura guteze mbabare ntuze gutuma ngira ibintu semura cyane turi kuvuga ibintu bikomeye tuze kugendana n'abantu bumva gusa batumva tubihorera ubwo basi ariko nugira ahantu ubogamira oya nta kubogama guhari ndi kuguhereza la verite no kuri kwibiriho niko kuguhereza uko ikintu bashinza gura mujene ni kijyanye no kuba ngo kugira ngo ube misi byaragenda gukuntu nibiki cyangwa akagusezeranya ibintu nyuma yaho bikagenda ukundi ibyo rero ntago ushobora kubaza amakuru y'ibijyanye n'ibyo bintu n'umuntu wabonye akazi biciye muri izo nzira ayo makuru wayahabwa neza n'umuntu wakabuza huko kubera ibyo okay turakomeje urumva rero kuva ubwo nibwo Muheto yise gutangira kuba ikibazo mu bantu ngo umukobwa w'umugambanyi ngo etc iki niki bita kubinakwereka ko mugana inshuro nyinshi mu mategeko muri twe tuvuga yuko buri societe igira ibyaha bijyanye nayo ari nayo mpamvu inahangaho ubona bakunze gushyikira umunyamafuti cyane kurusha umuntu w'umwere usanga umuntu wakoze ikintu ukabona abandi banaturutse hirya iyo ngiyo no gute iyo kwereka societe ko nyine igira ibyaha bihuye nayo kabisa kuva rero Prince yafungwa nibwo Muheto tutatangiye kuba ikibazo twaburanye imodoka bakimuhereza mwaraburanye haciyemo nk'amezi nka 3 gutyo akibona imodoka nayigenzemo nka 2 gusa Ntihongeye no kumubona twongeye kubonana ni kuri telefone gusa twahanye plot nk'inshuro 500 bikanga voice note mperuka yiwe ni menya haciyemo nk'amezi nka 6 tudupanga kongera guhura nabwo bikanga gaye iminsi mwese ko mwari abastar ubwo byangaga gute mwese ko mwari abastar nka Muheto guhura nawe ni favor ntabwo twahuraga kubera tujye kuganira ku mishinga nta mishinga nari ngiye kumubwira cyangwa yaragiye kungezaho ngo namufasha nta nama yansabaga zindi nuko hari yaciye igihe tutabonana kandi twari kumwe deni akaba ari bwo ambwira uko nguko tukamusaba ko twahura tukapanga kashwe twongera kubonana so ubwo rero nongeye kuza kumva ibindi bintu byantuze ntago nzi rero gahunda zo kunywa inzoga sinzi ukuntu zaje kuzamo yaje kunywa te ngo byagenze gute yego ubwo nongeye kumubona nyuma ya cyagihe cyo kugonga cyagihe igihe yagongaga bwa mbere tubyumva nge ntabyo nzi ntago mbiza ari nawo nkeka ko ashobora kuba hari abantu bari kuvuga ngo gute ngo yaba ngo yaratwaye imyaka igera muri ngahe yose nta perima agira mu bihano bihabwa umuntu watwaye ikinyabiziga yasinze harimo no kwakwa uruhushya mu gihe cy'umwaka ni byose yego nkeka ko bishobora kuba ariyo mpamvu ariko iyo bibaye kenshi yaba atararufite ese Muheto urabizi ko agira perimi inshuro nyinshi yabaga yitwaye kandi ntago nzi ngo watwara igihe kingana gutyo nta perimi ugira kandi kubera yarabizeye ko imodoka igiye ari umustar kubera ko imodoka igiye no kuza imodoka igiye kuza haciyemo n'igihe itari yanaza ndakeka muri igihe kwitegura byari kuba byoroshye ndigugereza probability zo kuba nta perimi yaba yarafite impamvu ariko rero ntago nanone twanyuranya n'urwego nka polisi rukomeye nta perimi ahubwo yarafite bamufashije umuntu atwaye nta perimi erega iyo ufite perimi Tonali iyo ufite perimi hari ukuntu urugero ushobora kwibagirwa perimi mu rugo sibyo iyo yibagiwe polisi ikikubaza zana nimero y'irangamuntu iyo bayishyizemo aho ngaho ntago kugira perimi ntago baratswa uruhushya yego
icyo gihe akaba yararwatswe uruhushya yego yasinze akongera agatwara rero kandi urwo ruhushya batararumusubiza. aho yashaka kandi bavuga itangazo rirasobanutse risome ntago sinzi ibintu mugari muri gusobanura kandi nabwo irega twebwe ntago turi polisi ntago muri polisi ishinzwe kudukebura ikatu mwumve ukuntu bimeze irega bibirakariramo soma polisi yaranditse ubwo hari ku itariki ngira ngo 29 z'ukwezi kwa 10 2024 ku isaha 1:44 z'umugoroba kuri Twitter ya Rwanda National Police iravuga iti polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Ako kantu turakumvikana. Kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga ibi ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze. Yakorewe dosiye ishyikirizwa ushinjacyaha. Yego. Bivuga iki? Nta ruhushya rwo gutwara agira. None si warwatswe nyine uburugira. Ariko ntago banditse ko yari yararwatswe. Menya ko nta rwagira. None se ko bababwiye bati nabwo bababwiye bati ntago ari ubwa mbere yarabikoze izindi nshuro ntazo mwamenye. Bivuze ko no kuba yararufite rega afite no kuba atararufite nibyo ndi kuvuga. Rega ni na Miss ni umuntu w'umustar mu Rwanda. Kuba atararufite ariko n'umupolisi aramubona akavuga tura ni Miss Muheto. Bikubiye kuba atarafite atarayigeze. Bikubiye gakeya. Niyo mpamvu uri kuvuga nti ashobora kuba yararwatswe. Kuko mu gutwara ikinyabiziga wasinze harimo nyine n'icyo kintu cyo kwakwa uruhushya mu gihe cy'umwaka. Ntabwo nari mbizi ko bibaho. Bibaho rero no kwitwararika bashobora kuzarukwaka nawe tukakumva nyuma. Njewe ntabwo nshobora gutwara. Nje bro sinzi wenda niba ujye ubibona haryoha umusare kurenza kwitwara wasinze. Hari ikindi buriya n'urubyiruko rwakamenya ubwenge nta muntu ubaho neza cyangwa Muheto ashobora kuba harabayeho akantu nkako kwirara kubera kuva kuri atelier diva ajya Kicukiro hari atuwe n'ubundi ni ibintu byoroshye ni hafi cyane hafi wasinze hakazamo kakantu kanya munsi nzi n'umujene mugabo wafatiye ku gipangu ahageze azanga no polisi gutya nyine kwa kuntu ubutegereje ko bakingura kumwe umusare umusezerero ureba mu rwego ni hariya ngo tegugenda tikisha fande ndadohara ni wanje wawe ugeza ute wawe wanywereye imbere tugusangamo tugeze tugusanga iwawe ya confidence urumva urubyiruko rwinshi ruri kunywa amayoga ruri kwidroga cyane birenze urugero ibyo tubireke nta rubyiruko rumwe shaka commenting kuri iki kintu cyo kunywa amayoga yego uretse ko rumwe rurinosa ariko nanone reka nkubwire ngende umunyamakuru ngomba kwigisha urumva noneho wowe ugasesengura nta kibazo ariko ntabwo nshaka yuko ni nayo mpamvu bura kumenya bijyanye no gufuha najye nemera umuntu ufuhira umuntu ku kintu akora nta rubyiruko rero narumwe nshaka ruza kuza kuvuga kuri ibi bintu bya Muheto kubera iki biyicarire biturize hirya nabo bafite ibintu byabo byinshi cyane ariko Muheto waramukundaga nta kibazo cyo kumukunda tukireke ntabwo twakireka n'agahinda ufite n'abana bari gutwitinga none ahangaha barayibarutse muri toilette bari gutwitinga bakomentinga bati umusinzi yasinze so Jean ndimo numva Scovia yavuze akantu yavuze ngo hari ikiganiro ari gukora cy'umwana w'umusinzi ariko papa wamenya ko papa yenga arakomeye amenya ko Scovia ari gukurikirana iyo nkuru aramamagara ati Scovia nyakubaho ndakwinginze ntibamenye ko mwana ari uwanjye bigeza aho rero umuntu ukomeye w'umukiri ufite ubushobozi yitakana umwana we kubera ubusinzi urumva bitageze kure bro tugomba kwifata sawa muzifate niba bishobora muzabikore ni good nta kibazo ntacyo bitwaye yego oya nibyo ndakubwira nakubwira soza nako kantu ka confidence akantu ka confidence yo gutwara wasinze niyo yumva afite ko yarumvaga ari hafi shaka cyo nacyemera afite ko yarumvaga ari hafi kuva hariya ngera hariya ni ibintu byoroshye kandi harimo agapanya ka gutya kaziniya gisohoka atelier diva uhita ukata ruguru uzamuka gake ruguru mu muhanda w'igahanga uzamuka gacuva yumvaga arahita burira mu myotsi ariko ni kwa kundi nyine ari ukuntu mucakirana n'inzego pa oya we yaranagonze we bivuga ko yagonze nta nzego yahuye naza ku kanya yego polisi yarahageze no munsi wageze no mu kubura navuga ko bavuga ko kujyanye no guhunga avuga ko yagonze akavamo kanategereza polisi yahageze ngo ihamusanga bategereje
mu kwiregura niko wavuga noneho abashinjacyaha bati kadango yari rukase ngo abaturage baramugarura muturage wakugarura yakumenye wakugarura ninde yakumenye yamenye kuri misa ahubwo yaguhisha emaze mugani none nijoro abajene saa sita bimaze kwihagira urwagwa nabo bakamenya ko uri mu minsi bakagufata bakakugarura biragoye ko bari kumugarura ariko abaturage basigara ijisho rya burya ngo bera ijisho mugenzi wawe nkeka ko nako kabaho bakamugarura da nyine ariko bigoye nanjye duhu yagonze yangije ibikorwa remezo namugarura ako kanya safa njye namusirika sentire paka polisi je cyane ko buriya bro icyaha n'itegeko kandi irakurikizwa ni ngombwa n'ubundi ku kintu kiri mu rukiko ntago kujya kugiteraho amakomantere menshi ari ngombwa n'ubundi ariko Imana imworohereze nicyo twamwifuriza yego imworohereze Mutabazi wari kumbwira mu kanya ngo kuza ngo muri ntoze muri retain devan ngo imwe nafata ku mavuta ngo bishobora ngo kwerekana yuko ngo ashobora ngo kumanukana ngo nantoze ngo bashobora guhabwa ngo igihano ngo kimwe ibyaha se ni bimwe kubera ibyaha atari bimwe biragoye ko ni Mutabazi wari kubimbwira mu kanya apotre ariko biragoye kuko ibyaha atari bimwe kugira ngo bahabwe ibihano bimwe biragoye bazanye ariko bonye kira kintu bakoze cyo kubazana mbere y'isaha yari izwi mu itangazamakuru nibyo ariko abantu bari bazi ngo ntabwo saa 4 akavuyo saa 12 niba atari saa 1 n'igice aba YouTube tugira akavuyo aba YouTube tugira akavuyo ndiheraho hari ukuntu bavuga bati ni press conference ugasanga aba YouTube twagezeyo mbere yuko banakora yaho niyo sare itegurwa ugasanga aba YouTube twageze turi kujagata urumva icyo cyo birumvikana kari akantu baba bakoze ni keza ni protection yaba bari abaje mu rukiko ni byiza cyane ahubwo ngiye cyo nashikaga kukwibariza nk'umuntu abikurikiranye bazanye mu modoka yego baze mu modoka imwe ifata ku mavuta yanasize umupolisi we yasohotse magenda kabisa simbuka ni umuvuduko wagira ngo ntago yaragiye ku rukiko wagira ngo yaratashye niyo umuntu abonye wagiye mu rukiko yihuta ku rukiko rwabo abandi bagenda gake ariko we yinjiye maguruka cyane bigaragara ko yari yamaze ariko aho mbiherukira yari ataratangira kubura ntarakirimo urubanza rwa Muheto Divine Miss Rwanda kuko ikamba ntawe urari mwaka ese ababihuza wenda ndakwibarizaho nkawe nka Tonalite ukunda showbiz ariko ufite n'ubundi n'ubunararibonye muri showbiz kuko impamvu wibera umunyamakuru cyangwa umusesenguzi ukava muri muzika cyane nuko uzibanga cya showbiz cyangwa se ry'uyu muziki muri rusange uzi ndetse n'ibindi byinshi urabona bihurira he no kuba hari benshi ama space yarabaye ba Godfather abenshi n'ubu ngira ngo space iri kuba abavuga ko Muheto kuba yarabaye Miss ndetse akamarana ikambi igihe kinini byamugizeho ikibazo abenshi baravuga ngo nagira umuterapist nta muntu nomwe ikintu cyose cyitwa ubwamamare fame izana na kasi fame yose bifite akantu kakavumo ku ruhande kameze ukuntu tamenya yego kuko hari ibintu byinshi usanga umuntu aba atarakoraga atari yaba famous ariko nyuma yo kuba famous imyitwarire igahinduka n'abana benshi twagiye tuza muri ibintu ntanzo gatunywa nyuma y'iminsi mike kubera ko nta bundi buryo bitewe n'abantu turi kuganira hari uganira n'abantu kugira ngo muze kumvikana kandi abantu bose barabizi muri business ese wanywe inzoga gutubona iyo umuntu mutari kuri level zimwe cyangwa muri kumwe ibintu bitandukanye hari ukuntu kumvikana nawe bitaba bagenda neza gutese kuryo utakwinywera fantasy wari kunywa ikiyeri kandi bikagenda neza nyine biragoye ku bantu bizizo za marketing niyo mpamvu buriya banki koherereza umukobwa bagiye kuguha inguzanyo ariko bajya guteza cyane umuntu bakohereza ikigabo kimeze nabi kireba gutya iyo bari kuguha inguzanyo rwose aba ari service umukobwa mwiza ariko mu gihe cyo guteza cyamunara sabajene barakaye nta wa muntu uri bazaba nibo bampaye inguzanyo cyabibaye impinduri ibintu byose rero bigira strategy hari ikintu rero ukavuga uti bundi kugira kunywa inzoga ntacyo uribuze kunyangizaho ariko kutayinywa bishobora kuza gutuma hari ikintu mbura hano ugahitamo rero nibyo none se ibyo byo kuvuga ngo guhungabana ngo n'abatherapist
yarakeneye mwana ibyo baterapiste hari abantu benshi bagonga hari abantu bakora impanuka batasinze ni benshi cyane gusa nk'abakora impanuka batwaye abana b'abanyeshuri batwaye imodoka itwaye abana batoya wasinze oya agahari ntago uri kukumva wowe ngo Muheto ngo kuba yaratangiye kunywa ibisindisha ngo nuko ngo atagize abamuganiriza oya nta kibazo cyo kumuganiriza n'iki ubu se ushobora gusanga arahisemo kunywa inzoga aho kunywa urumogi ko hari igihe bisaba guhitamo bitewe n'abantu muri kumwe cyangwa n'amadiri ushaka kujyamo ugasanga biraza kugusaba kunywa inzoga cyangwa se ukagira ikindi kintu ufata nyine ariko njye ntabwo mbyumva kugira ngo muze kuza ntabwo byumva nyine ibyo bazabikubwire genza abana nzi n'umwana wigeze ajya gusaba akazi ku muntu aramubaza ati unywa inzoga atoya urasambana oya unywa itabi oya uriba atoya tubuze ukora iki mu byaha byose wenda bisanzwe hari ukuntu nyine ugahita yumva wagira ngo uri kwigira nka Innocent muri ibyo bintu byose umuntu kimwe ukora ndavuga ati ubwo rero sava igendere rwose wakabyara yumva wagira ngo uramubeshye ntago nakoresha marayika nkanjye njya kunywa ku nzoga inahanga y'Inyarugenge ni umugabo twari duhuye bwa mbere twahuye nka kabiri tuganira ariko nkumva nta kandi igihe twaganiriye nibwo diri yaciyemo turi kunywa inzoga twaganiraga bwa mbere akakaniriraga nanjye ingurube nkahita ko nakafanta bateze ja tonalite ingurube na fanta ko kubura bona bizanye uri kwiyahura n'ubwo uri kudutata ariko urumukira ko tutama akantu kandi buragikira kugira ngo umukira kubone wikosa azirongaza uri gukora ibintu byemewe n'amategeko ari ibintu byemewe n'amategeko kugira ngo umukira kubone ikosa n'ubusazi ngo n'ukubera inzoga rero bigeraho kandi bitangira gakeya nyine bikageraho bigakura bitangira unywa byeri imwe ugashyiraho ebyiri eshatu dukomeza ubundi birangira bazikuguriye ubwa kabiri ukazigurira nubwo buryo nashobora kuba nkeka ko Muheto bashobora kuba yaranyweyemo inzoga bitewe n'amadiru yashakaga yandi cyangwa iki bikarangira azinyweye atari buziguriye nyuma rero n'ubundi bikarangira azinyweye kuko uzinywaho ukumva nta bidasanzwe ukagira ubundi fayibu nabaga bafite nanyweye inzoga niyo ntazifite bazimwe. Hari amakuru yo mbonye mu kanya nibwo ngira ngo ku isaha 4:47 ngo Miss Muheto Divine yasabiye igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu y'ibihumbi 220 y'amafaranga y'u Rwanda. Hazabu y'ibihumbi 220 urabyumva ute? Ariko basohoye ibyaha ngira ngo nta makuru cyari cyatangaza ku byaha aregwa. Amakuru menshi ari kuva ku gihe MIE ngira ngo ni Nyarwanda kuko mu bintu byatangajwe muri tangazo rya polisi hari harimo ibyaha 4 yego go twari ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi biragoye nyine ko abanyweshe ibisindisha bitarengeje igipimo kuko igipimo ngo ni kugera kuri ntuze vuru 8 nako 0.8 hejuru yahera gucakira nibyo ubwo ni kandi byeri ya nyuma hano mu Rwanda ni ntuze mitsi yigira 5 oya ariko ngira ngo batubwiye nigeze kubaza Fande jewe nenge kuvuga nigeze kumubaza ambwira ko buriya ngo unywe uducupa 2 tw'akabyeri uragenda ariko iyo turengeje ariko buriya ntago wakwigurira alcohol test yawe sha ukajya wihuhira ukajya mbere y'uko kabanza ukipima ariko mugari bura bintu byakunda kandi alcohol test ubanza zidahenze cyane aho gatekerezo wazagatanze ahubwo twanagatanga no kuri kw'Imana kuko niba hariho amateste akoreshwa kwa muganga ushobora kwipima ukareba niba utwite cyangwa ukareba niba umwana ashushe ukareba niba umuntu mugiye gukora niba mpuzabitsina afite sida by'amanuze by'ama rapid test niba ari ukoresha ubushobora kuba bwaboneka ntago zira test za rukoro zo ntizaboneka umuntu akajya yipima niba nkwe akabyera agahureba niba hari ikintu kirimo yego oya ukanywa urumva tubiri ariko bro ngereka nkubwire hari nyakubahwa Dr Sabin wa Minisante niwe wavuze ngo tunyweless iyo gahunda iyo campaign niwe yitangiye ariko avuga ko nibura wanywa gacupa kamwe cyangwa 2 kandi ukago muri normal ariko kugomeza unywa byica hari nicyo byica mu mubiri ni ministeri w'ubuzima rega rero niyo mpamvu navugaga 2 tuba duhagije wenda uri wawe ujye unywiza ushaka ntago bitureba ariko se ugiye gutwara imodoka nyine wenda nuko biri mu rukiko ariko uko urumva no gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha birengeje igipimo yego naherukaga ari Miss 5
Samutema akazamo no kwaka uruhushya cyangwa akazamo na yahazamo ko batwara imodoka n'150 batangira igitano ry'ubusinzi 50 cyangwa 40 biterwa na breakdown aho ariko ivuye. uyu muvugizi wa polisi numvaga ejo ariko vuga yuko hari ibihano bindi bihari abantu bango batarebaho ariko sinzi aho biherereye ngo abantu batarebaho ngo ariko ngo bishobora gutuma nayo mezi abaho ngo 6 oya ingaruka cyaha iyo bisubiwemo inshuro ebyiri cyaha kigiye kimeze iyo bisubiwemo inshuro ebyiri ngira ngo nibwo bakwa ku ruhushya rwo gutwara. ubundi dore n'icyaha nahise kumura gishobora kuba giteye ukuntu kugonga no kwangiza ibikorwa remezo ubugira kabiri oya ngo kugonga no kwangiza ibikorwa remezo ubugira kabiri se kimwe cya mbere ni igikorwa remezo yagonze none sinzi usi igikorwa remezo kiyize cyane igikorwa rusange ni rusange kiriya none se ntabwo yagonze igikorwa rusange hari se ntabwo yagonze indabyo zari ziri ku muhanda nakonze y'umuturage birabitandukanye n'umukindo n'ipoto ko arwaniyemo heto oya nta kurwana erega kuba umukunde amenya ko icyaha ari icyaha bro yego ni icyaha nyine ni icyaha ariko ikibazo rega n'abantu ariko ndabizi ko ari wowe wumva abantu bari kurimira yita ku muntu avuga ati mufite inyungu zingana iki oya wari nawe ahubwo wowe mushinjacyaha wowe ndakuze tunamubabarira oya nta kumubabarira urumva hariya ntabwo ubudiringa n'ikindi kintu ubudiringa n'amategeko n'amategeko aba hari gusa niyo mudiringa nayo yego ubwo itegeko wasanga ari birimo bitari byo izi mukabikora mukurikije itegeko noneho buriya minsi noneho no kuba bivuga ngo ava ngo mu miryango y'ukuntu gutyo buriya bishobora no gutuma hanwa cyane kurusha uko n'ibi byo kunywa inzoga oya nkeka ko oya icyo imiryango cyo ntago gikonta buriya urukiko icyo ni ukuri ntago nkubeshya kereka ariko wigeze wiga yego mama wigeze abaho umwarimu hoya nitwe tubizi rero ukuntu twakoranaga amakosa n'abandi bana nitwe binikaga badutimburaga kugira ngo abandi bana bataza kuvuga ngo so umwana ngo wa mwarimu se ukaba intangarugero kubitamo ibiti intangarugero nabonye rero fata ku mavuta nawe twamuvuze ko yari buze mu kanya numvaga Special Godfather avuga ko ngo ikirego usibye wenda ku byo twamenye Murangira Thierry yavuze Dr umuvugizi wa RIB ariko harimo akandi kantu numvise kuko ngo The Ben ngo nawe ngo yareze ndetse ngo nanopuja ngo cya kirego yagisubijemo kimwe cyari cyararangiye kijyanye na biriya bintu fata ku mavuta yaregwaga ubundi inshuro nyinshi ngo bakunze kugikurikirana ari uko hari umuntu watanze ikirego rero nibazaga ukuntu nyine bamukurikiranye nta muntu watanze ikirego ariko ntabwo ibyo bintu tubizi numva byari bigoye numvise ngo namuyoboke Alex yego nyakubahwa nawe uriya mutipe yateje kabisa imbere umuziki ngenda byemera uriya mugabo yarakoze bakunda kugendana nopu muyoboke na Ben yego nabyumvishe nyo gusa nta makuru mbifite nta makuru nanjye mbifiteho Tonalite ndagushimiye cyane urakoze ndizera ko kabisa ubwo ukomeza kudukurikiranira uko bigenda bihinduka mu kanya gatoya turaza kugira byinshi tuganira ariko n'ikindi kintu gishobora nacyo kuza kubaho kubijyanye no kuba bombi arifata ku mavuta ku cyaha aregwaho kuba ari icyamamare ari umwuga w'itangazamakuru unashinzwa cyane ibintu bijyanye n'amarumazi gutyo rumazi n'ibyo byo gukoresha ibiyobyabwenge kumuhana ikintu cyitwa mu birebereho ni ikibazo na Muheto nawe kuva nawe ari icyamamare kandi yakuvuga ubusinzi mu bakobwa n'urubyiruko gutyo nawe aka ikintu cyitwa mu birebereho gishobora kugira ukuntu kiza kuzamo yego urakoze cyane Tonalite yego murakoze baca